gahunda igeze ku mukobwa nje ikibazo namaze kukimenya ikibazo nakimenye uwo nongera ikibazo ubu ngiye kugikemura mu buryo bwose bushoboka uburyo mwe cyangwa ubundi ndagikemura byanjye bikunde cyo kibazo namaze kumenya ko umukobwa wanjye hari inzererezi bamwe bakundana nayo akaba ari umumereye nabi mbese yamaze kumutwara urundi ruhande rero reka nkubwire Lorenzo ikibazo kirakemutse no apara byabizo kuvuga ngo nkigihe ngo tubijyane ngo buhoro ngo cyangwa se droite à gauche no ikibazo cyakemutse ngiye ndakubwiza ukuri ngiye gukemura ikibazo neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwiza cyangwa se bubi mu mahoro cyangwa se mu ntambara iyo nzererezi ngomba guhangana nayo bigakemuka byihuse kandi mu gihe cyiza ku buryo umugore wawe umukobwa wanjye atazamenya icyabaye ariko nawe ukunda koroshya ibintu n'icyo oya ntabwo ugiye koroshya ibintu ndakubwiza ukuri umusore wanjye umukobwa nabonye first of all ntabwo byoroshye secondly kuba uwo musore ubwabyo hari ako gasore njye nabyikandekeye siko biri nta makuru yakora amenya neza ntabwo ndamenya inzererezi icyo maze kumenya nuko ari inzererezi ngenda mukemura mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka ariko ndabikemura kandi nawe mukemure oya nta kibazo gusa aho bizasaba amafaranga bazambira nzi yuko very good ngaho oya nibyo uko biri kose bigomba gukenera amafaranga ahubwo ni ukuri uburyo twashaka twakongera no ku masezerano kongeramo andi makine ariko umuntu yavuze ku mafaranga almost time ngiye jambo bita wumva ako kantu oya none se ngiye gukemura ikibazo ngenda bikemura mu buryo ubwo ari bwo bwose nabigusobanuriye ntabwo biri butinde cyangwa se bitinde bitebuke ngiye kwegukana gusa nuko ibintu bitinda uko birambirana none ntabwo biri gutinda n'ubwo bijya kurambira ikindi kandi umukobwa ntamukunze se umukobwa se si mwiza ngende bizumwari wa umukobwa wanjye ni mwiza kandi mwizeze ko ashobora kwakira imisugi ako ni nako biri ariko nanone twibukiranya yuko hari n'abandi bakobwa nabanza rero bazi ndashaka umukobwa wawe pe kandi mu gihe kitarambiranye ukabyara umukobwa byo bije bite oya wenda nakaye gatanu nkambitsemo wenda kari aho ngaho nase gatangiye kuzungera na kenshi gusa no ntabwo nabikomeje ariko buriya ibintu biramutse bikunze mu maguru mashya akanyemera twakora n'ubu twategura n'ubukwe ahubwo Lorenzo waratinze gusa wawe magingo batarategura n'abasaza bazaza gufata irembo abazaza gusaba irembo wa mukobwa wawe ari ikintu birengagiza arakuze nyine none se hagakiri munsi y'imyaka 18 nyine utegura abasaza ahubwo baza gusabira irembo shabye iki gihe ivyo byari bya kera ariko umukobwa wabanza byari bya kera aho mwabaye muti twebwe turacyakurikira umuco wacu ntabwo tugomba kuwucikaho umuco wacu nicyo kintu kituranga nicyo kiranga umwana w'umunyarwanda kiranga umunyarwanda ariko abaranga bahozeho kera ntabwo nyine ntabwo mbuza abaranga namaze kumura umukobwa wanjye yaramukunze wamaze kumwemera nakubwiye ikibazo ngiye kugikemura ikindi kigiye kurikiraho nuko nkwemereye ko wowe washaka abasaza cyangwa jya kubaza abasaza iyo papa waza kuba akiriho yakubwiza ukuri cyangwa akubwira byose uko bigenda iyo umwana ashaka gushaka rero mu gihe atari mu gihe muzehe wawe yapfuye bigaye wabana na social rwose urumva rero mu gihe muzehe yapfuye ufite banko bawe oya abasaza bo ntabwo abasaza bo ntibabura gira abasaza rero wategure neza ngewe bikemuke nonaha
ejo cyangwa ejo bundi bahita baza gufata irembo cyangwa se gusaba irembo. Mana kubeshya nuko ndambiwe kugumya kubeshya uriya muhungu. Ngiye kumubwiza ukuri ko ibintu byo kubeshya ntabwo bimbamo pe. Hanyuma so uramubwira ngo iki? Na papa ngomba kumukambana. Ako nuriya muhungu namubwije ukuri. Nkambwira ko ibintu byo gukundana nawe rwose ntabirimo. Cyanzi cyo ni intambara. Ari uwo muhungu ari bukwizirikeho, ari so nawe nuko ntiyoroshye. Urabigenza uti? Manda bise ko ndabigenza. Kandi bizakunda. Bose nimba kambana se bazanzirika. Ikintangaza n'ukuntu bakundushaho ububasha kandi ari mama wawe. Ega mama nawe nuko uborohera. Ariko mborohera so ntago yahoza ntimbagura ureba. Asundi wagutimbagura te mama wundi. Kubona cya papa wakuntu ari ikijeya. Ubona nkirusha imbaraga nyine nanjye mba nakizeho akanje ariko bikanga. Umugabo ni umugabo none uriya we ni umusore. Rero nuko ngomba kubigenza pe kuko ibintu byo gukomeza mbeshya byo byananiye. Byo ni ikibazo. Byo kubeshya cyane ni bibi kandi ntabyo wigeze. Nese umva komeza kugumya mbeshya. Ngo nyine ntabyo wigeze. Niyo mpamvu binakugora. Ubundi umuhanga wo kubeshya ararakarabye. Kinyoma kakigendana ku munwa ariko we kubera kutigeze ubeshya birakuvuna. Niyo mpamvu bikugora. Nese nje ndara nkarabye nje kubeshya. Kandi ntashaka kubeshya. Nuko rero nanjye kubera ko ntabishaka bitanandimo ngomba kubwiza uwo muhungu kuri. Uzamubwira ubwo turebe ikivamo. Ariko suri hari yasinze icyo uri bumubwire. Reka turebe twemere ko byakunze kandi ndabizi nkuko nabikubwiye ko bizakunda nta n'ikizabihindura. Uzama inkwano z'amafaranga. Uzamera amafaranga. Harya buriya ubundi se wakuzanira inka kugira ngo ntuzanire amafaranga. Akubwa niba bakwinka nakuzanira inka rwose imwe nziza. Yese ko nshaka amafaranga. Inka ko nta kiraro. Hari umuntu ucyorora inka mu mujyi wa Kigali. Utaza kumushyira muri babandi mperutse kumva. Icyo nzi cyo inka ntabwo ari okay najyo mbisha uganisha n'urwego. Uko bisa kose kanyuze muri byinshi kandi ntaho twakinye na business nyinshi cyane. Rero ndumva icyo nta hamwe twize duhura n'ikibazo cy'amafaranga ariko dushwanise cyangwa tunanirana. Then nzaguha impano kandi nzi yuko izagushimisha ihwanye n'agaciro k'umukobwa wawe. Ahubwo hagati aho ngaho ngiye rwose mfite imbogamizi y'ako gasore barimo barakunda. Njye nakomeje kubwira ngo nyizera kandi ni nako biri nta n'ikiri buze kubihindura. Ntabwo nzi aho gatuye ariko uramaze gushaka abantu, namaze gushyiraho ingenza. Nizeye neza ko ndi buze kubona amakuru meza kandi asobanutse. Kandi nizeye ko aho kantu iyo ndarakanevu ngewe ndaranyicyo. Aho nzi yuko nta iyo wihaye umuhigo uhigura pe. Ubwo kora ibishoboka byose ibintu bive mu nzara birangiye aho gahungu agakurira icyari cyose gishoboka. Kuko uri kumva ko bisa kose nuko ari gutuma n'umukobwa wawe atanyemera. Araza kubyemera. Nanjye impamvu nakomeje gutsimbarara kuri icyo kintu mba naganiriye nawe cyane
niyo mpamvu namenye n'amakuru yose mfite n'uburyo nagiye mbikurikirana bimazeho igihe ndimo ndabikora stade ariko biraza gukemuka. Akurazi mama papa ngomba kugumya nkamubeshya yuko mfite umuhungu dukundana naye ibyo kumuzana ngabyo nta birimo. Uzi ko bitoroshye nyamara papa wawe amaze kugushyira mu kazi katoroshye amaze kukwinjiza mu kazi gakomeye nta kundi biba bigomba kugenda ko nsigaye mbona aho bigeze ari ukwifatira risike. ibyo uvuga nibyo kuko papa ukomeje kumworohera kumubembekeriza yakora n'ibintu bidashoboka pe. reka tumwihorera agume mu kigari agume ku murongo w'uko ufite umuntu ture ko byibura byahindura uwo ari we ariko papa wawe amaze kugira imico idasanzwe cyenya kubana nawe si kurira yari ameze uko iminsi igenda izaragenda ahinduka azana imico mibi nimba ari ko bakura ntawe ubizi. Ese undi yahinduwe n'iki? Njye biriya bintu mbyibazaho nk'ubushye twashakanye atanywa inzoga none yaje kubyigira he? none asigaye akamya. Ibi byose mayo mbibonye mpita numva ngiye ntashaka no gushaka. Ibyo uvuga nibyo biba biteye ikibazo none se buri isomo uri kubona ni iriye? Ntabwo nakomeza kumenya kubembekereza papa. Kubyihanganira nta kindi twabihinduraho. Reka mama icyo kubihinduraho kiba gihari ahubwo nuko twese twifata tukishyiramo ngo abagabo nibo bagomba kuvuga ari kumvikana ako burya siko biri. None kuvuga akakudiha reka nuko burangiye wari papa byogira ngo ndi umugore se yapfa kunkubita. Nanjye se ko ndusha imbaraga. Umva ashaka ko ndusha imbaraga yuko atandusha izindi tekinike. Wamurya amenyo se? Mane ko ntabwo naburi ikintu nanjye mukorera nuko ari wowe witonda. Iyo agira nk'ibibazo akaba ari ngiye wowe sha yari guhura n'ibibazo ku buryo yari kuzicara agatuza kandi akajya gukora ibyo ndi nshaka. Sha mareka tureka no kubivuga n'undi byararangiye. Bayijyanira umujinya nkumva navuga n'ibintu. Ma, hari ibintu gukora wambaye akazi kamfasha mu gikoni pe ubunebwe bwanyishe babi ntabwo nagumye kubiteka ngiye nyine ngo bizarangire. Nakushahura akanebwe. Ubu no guteka bigutera ubunebwe. Ngaho haguruka tugende. Wowe ko waje sinzi umuntu ukora. Ubwo mfite imashini mu maboko. Igare mudashanje njye gukemura kira kibazo kandi nta bundi buryo ngomba kubikora. Oya nabifate ukundi ndabona utangiye kubitekereza. Araga nawe urabizi iyo habigeze kuri gahunda y'amafaranga kubiza kose no bose ariko reka amafaranga buriya ni nk'amaraso. Amafaranga akora buri kimwe cyose azingazinga mu mubiri nta mafaranga nta buzima kandi n'iki kintu nshaka gukora urumva nakubwiye ko nashyizeho ingenzi ngomba kuzishyura. N'icyo nakora cyose cyaba kibi cyangwa cyiza kigomba kugira ikiguzi cyacyo. Urumva rero niba ngira ngo uriya mwana atuze nuko ugomba kumukemurira cyangwa erega gukemura ikibazo ntabwo bisaba byinshi. Nshobora no kumukazana akambuka igihugu akagendana. Ntabwo uciye mu ijambo rero ariko rwose urabizi amafaranga aravuna kugira ngo tuyabone si ibitambo biba byasabye. Mbabarira tutazashwanishwa amafaranga yose mbongo urabizi yuko tuba twabara igihe misi izanjye uzampa amafaranga yanjye.
mbabarira rwose ntituzashwanishwe n'amafaranga. rero ngira ikibazo cy'amafaranga ntabwo twagipfa. Nge nta kibazo nagira nagura amafaranga. Uwo mpa amafaranga nkora akazi. Sibyo? Umukobwa wanjye ucyuka kandi umukobwa ndamufite nushaka kumuzanaho ibibazo byo tubatekereza nabi namaze kumubona nawe ndamufite. Rero uwo ntugire ikibazo byo mura mbikubwira bindikire. Umpa amafaranga gusa. Mpa amafaranga make. Tubiganire nk'abagabo. Amafaranga yago nkuko nabikwemereye. But okay, kana kuvuga menshi. Reka rero gusijya n'ibindi gahunda nahingiyemo. Reka ntabona akazi. Sawa rero. Sawa. Ibindi ni kuri phone ngo urabona kugezeho. Sawa. Monica. Guna. Bitisha. Ni byiza papa. Meze neza. Yego meze neza. Ubu noneho ndagira ngo nyerekeye yangirwa muhungu yawe uvuga ngo murakundana kandi ndagira ngo ubigire vuba. Papa ngigirwa muhungu. Shari wangire kwita ingirwa muhungu. Nasi iyo umubwira umuhungu umushakira ko mugomba kubana barangiza ukambwira ngo ntago ari umuntu bakaba bana nawe ukeka ko ngiye ntabwo kubwira ngo ningirwa muhungu. Papa bitewe n'ukuntu mbona bishishikariye kugira intambara gushaka kubonana nawe. Najya mubwiye ko noneho bidashoboka. Aho iki? Ntabwo bishoboka pe. Barakubeshye. Ngomba kumubona da. Ahubwo ugira vuba umuhamagara tumubone. Papa namaze guhakana ko bidashoboka ngo none ngo ngombe mubone. Ntabwo bishoboka. Noneho bibayihangana. Papa ntabwo ari ihangana kuko ntabwo ngende guhangana nawe ariko ntabwo bishoboka rwose kumubona. Kubera iki se? Papa navuze ngo ntabwo bishoboka pe kandi impamvu mvuga ko bidashoboka nuko arikeze kushobora kumugirira nabi. Sinumva impamvu bashishikariye kumureba cyane. Ugira nabi se ngiye ngo bitange iki bimarira iki? Ahubwo se ni gute udashaka kumunyereka kandi uzi ko nawe agomba kumbera uko. Papa nitaye nawe. Oui. Aka kanya se? Uri kuri hotel? Okay nahamenye. Okay nta kibazo. Ubwo rero uraza kureka mbanze nitunganye. Ndaje murebe. 20:15 ndaba ndangije. Okay, sawa. Kanje kumureba. Papa, nta kindi se washakaga kumbwira ko njye n'undi nawe ngiye. Ubundi discipline zanyu ubundi
mwazigishijwe n'abandi guteze kandi ko ari ibintu ndi gukoramo ukifata ndi kuganiriza ngo uhamagaye ngukeneye ntiturarangiza ibiganiro twa turimo ugahaguruka ukagenda ngo ugiye kwitaba telefone ese nakwanga kwitaba umuntu umpamagaye imyitwarire buriya amaherezo y'iyo myitwarire ni ayahe umuntu yarampamagaye kuri fone se ubwo nawe kuri kagumye gasona koko none ngo nta kindi se ushaka kumbwira ngo nigendere ariko ubundi mwebwe muri banuki nyamara urugo nzarutanze nigendere mbasige mbahunge ibyo nkubwira nta na kimwe ushaka kumva ibyo tuganira ntunyumva igihe cyose njyewe nayoboye ifu uremyemo sinkubeshye njyewe mwarancanze sinzi nawe nahera nsobanura mwarancanze pe si ubundi wo ninde mwarimo muravugana tuba turi kuvugana aho ntabwo ari babandi nyine bamwe baragutesha umutwe bakubuza amahoro gusa papa bandi se kandi nyine abo bagabo bawe ndatira imbere yanjye nisi ko bagira benshi n'umwe ntabwo ari benshi gasuzuma ubundi umuntu azagakizwa n'ikira ubundi kano gasuzuguro nzagakizwa n'iki nzagakizwa nande si papa kaye gasuzuguro iyo umuntu ari kwivugira yivugira ku giti cyo yumva ibintu biba ari agasuzuguro ni uko byumva urumva nta kibazo birimo ngewe reka nigendere ahashinguka imbere ugenda ngagenda se mva imbere Segura tudo isso, eu vou dar uma hora e meia. ndabibona akazi kawe kakubanye kenshi ntabwo birashya se banza umbwira amakuru ko numvise uri gutukana na so byari bimeze bite bira ni ibisanzwe kuko ntabwo umaze kubimenyera abadora dusimbukana njye namaze kubimenyera pe ni ibintu byakunda guhora avogera abantu ariko rero yaranyije nabyumvise muri guserera cyane umva ubu rero twari turi gupfa ngo ninde ngo nende kuvugisha kuri telefone cyaje ngo cyari kimpamagaye ubu nacyo ngiye kukireba nyibwise kuri mubwira ibintu by'inkundo ko ntabyo ndimo atazajyana n'abamenyera ariko nibyo mwana wanjye umwanzuro wari wo wose wafata ndagushyigikiye wumve ngo ndi kumwe nawe kuri buri kimwe wumva cyakunezeza cyakugirira akamaro turi kumwe ngenda kanze njye guhindura n'imyenda byayigize ngo ntabwo nzajya mva hano ndagenda none ahari ariko uramwihisha mwihishira iki se none haratwica turarurara inyuma mama ni wowe yifatiye njye naramubwishwe ko atazongera kunkubita yaranyirengeje naguze ibyabereye hariya mareka ngire mpindura imyenda ngende njye kureba kiriya gihungu uri kumva ntibwize ukuri kitazanamenyera kikagira ngo ngende aciriritse cyane ku buryo njya gukundana n'ibihungu by'ibisinzi kanze mpindura imyenda ngenda gihara ataza noneho kukwitwaza nakubwiye ko ngushyigikiye ariko sawa mama kamaze mpindura imyenda okay
ese papa ni ngombwa ngo ngiye hose njye makubwira nyine ugomba kuhambwira oya ntabwo noneho makubwiye kubera iki se ngo kubera iki Eh. ase papa wabaye uti usiko mbona aho bigeze noneho ugiye kujya unyizirikaho nawe nkubwiye noneho urahambwira ugiye okay ngaho ngwino tugenda aho ngiye uri buze kuhabona ahubwo unyigishije akantu reka nze ngukurikire ndeba aho ugana uwo muntu mugiye guhura ndamenya uwo ari we